mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Lucas amaze gukanguka ese ubundi yakangutse intekerezo ze ziri he mu gukanguka kwiwe ahurirana nangwa se acyubura amaso ahita yahuza na mushiki we Rahira akimubona ahita yumva asa naho ari we wasaze akavuga ndi kureba neza ndi mu bizunga nasinze icyo nanyoye bimeze gute aramwegera agatangira gusa n'umukoraho kabwa ati Lucas ndaritaba ati karame ni wowe nangwa ndibeshye ndati ni njyewe nyine urabona ari nde ni njyewe musaza wawe ahubwo se gute ndi hano ndati uri kumbaza ati gute uri hano ndati yego ndabona ndi kwa muganga aha hantu nahageze nte ntizere rwose ko atari njye uri kwa muganga njyewe Lucas hana yanjye aha hantu haza abarwayi kandi ndatekereza njye ndi muzima so ntago ndi kwiyumvisha uburyo njyewe rero ntaba ndahangaha gusa ndi kuziriki kuva mu bwana bwanjye sinjya mpfa kurwara ahubwo gute nisanze hano hantu mushiki wanjye mbwira niki cyabaye niki cy'igitangaza cyabaye kubona Lucas ari hano mu bitaro yiti maze umbwira Rahira watangira no kurira kabwa ati basi se ugarutse ari Lucas nzi ugarutse ari musaza wanjye wa nyawe nangura cyari Lucas ntazi ndatari ko se kuri kurira bite byawe ufite ikihe kibazo ubundi wowe Lucas wawe se wuhe wa nyawe ubundi utari uwa nyawe ni uwuhe ndaterega byabaye ni byinshi ahubwo se wait kamanze nkubaze Jinta Lucas atuburetse gato kutangiye izina Jinta utaragira ibindi bintu uvuga nizere ko umugore wanjye ameze neza nizere ko nta kibazo n'ikina gitafite kuko niba ndi hano kwa muganga nizere ko nta kibi cyamubayeho kigatuma nanirwa kubyakira nkaba narisanze muri ibi bitaro nizere ko nta kintu kibi cyongeye kumubaho nyuma y'uko nongeye kubona umugore wanjye Rahira niba ariko bimeze ndakwinginze uhaguruke hano ugende ntugire ikintu umbwira kubera ko ndumva ntari tayari kuba nakumva iyo nkuru y'incamugongo ntago ndi ready so mbwiza ukuri mbere yuko ugira ikindi kintu umbwira banza umbwire
umugore wanjye ameze neza. Rayira kwihangana biramunanira ahubwo agaturika akarira. Lucas bitangira kumushobera akavuga ati reka nizere ko ibyo ndi gutekereza atari ukuri, nizere ko atongeye kunsiga bwa kabiri, nizere ko nta kibi cyamubayeho. Ndahirahira ko agahobera umusaza we akavuga ati musaza wanjye, Imana yo mu ijuru yo karama yo kabyara abahungu n'abakobwa buzura mwuka wera, yo kabyara yabyaje inka. Ndumva ntazi icyo nayihereza, ndumva ntazi uburyo nayivuga. Ikoze imirimo ku bwacu tutari kubasha gukora, ahari no kurwara kwawe. Kugeza ubu ngubu ntangiye kubona ko byari umugambi w'Imana. Ahari Imana yabikoze igira ngo byibura izakugarurire umuzima warakize. Lucas ati wimbwira ibintu byinshi, banza umbwire Jinta ameze neza. Ndahira toya ubu tuvugana Jinta arafunzwe. Lucas ati ngo iki? Banza umbwira afungiye hehe, hari n'ibindi bintu byinshi turavugana, mubwira afungiye hehe. Ndahira kakamubwira. Lucas nta nubwo yita ko yarari mu bitaro atameze neza, nta nubwo aba akeneye kumenya impamvu yarari kwa muganga. Ahera kagahaguruka akiruka agasohoka mu bitaro. Rayira agenda amukurikiye akavuga ati none se uragenda n'amaguru? Ubundi se ko mbona wambaye ibirenge nta n'inkweto wambaye? Lucas ati ibyo ntacyo bimbwiye, ahubwo mereza imfunguzo z'imodoka yawe, gira vuba vuba. Rayira mugeraho akavuga ati ntazo mfite. Undi ati wazishyize he? Arisakasaka agasanga zifite mu mufuka w'ipantaro. Undi yinjira mu modoka. Rayira akavuga ati basi reka tujyane. Binjira mu modoka bombi bakerekeza kuri sitasiyo ya polisi. Bakigerayo Lucas aba afite umujinya, agenda abaza mushiki we ngo ubundi Jinta afungiye iki, ariko undi ntabashe kumubwira kuko aba abona ko ashobora kurakara akaba yakora ibidakwiriye, ahitamo kumwihorera. Bakiri kuri polisi bamaze kuhagera, Rayira asaba musaza we akavuga ati ndakwinginze ntuze guteza akajagari hano, ntuze kugira drama n'izi na nkeya ukorera hano, hato bitaza kurangira nawe bagufunze mugasigarana aha ngaha, kandi ntabwo nabishobora. Lucas aragenda akegera Fande akamubwira ko ashaka Jinta. Mu kumuzana Jinta akibona Lucas kubyumva no kubyakira biramunanira, akitura aho hasi cyane ko abamaze iminsi yaranze kurya yewe no kunywa kubera inzara, isereri no kubona Lucas kubyakira abasa naho abonekewe akagwa hasi. Akigwa hasi Lucas ahita ahaguruka mu gihunga cyinshi, atangira kuvuga ati please baby please, ntupfe, oya ntugende, ndakwinginze.
bahera ko bakamuterura direct bakamujyana kwa muganga. Bakimugeza kwa muganga, abaganga bahita baza biruka bagatangira kumwitaho. Lucas aba yashagiriye ameze nk'umugore uri kunda, nk'uwafashwe n'ibise, ajya hirya no hino yibaza ibintu byinshi. Ahera kakigera Raila kambwira ati mbwira, gute Jinta yisanze hari ahantu, gute nisanze mu bitaro hama umugore wanjye akaba ari muri kasho? Niki cyabaye ntari kubasha kwibuka? Nibiki byabaye ntari kubasha kumenya? Ama mbere wambwiye ngo njyewe wanya, banza umbwire Raila, suri mushiki wanjye, singukunda. Ndati nanjye ndagukunda musaza wanjye, ntabwo wakumva ukuntu nishimye nubwo ubona ndi kurira. Ku ruhande rumwe ndishimye, ndizera ko Imana yakugaruye ibuntu, ikakugarura wibuka buri kimwe, iri buze no kurengera umugore wawe Jinta. Ndizera nawe ari buze kuba muzima. Ndati ngaho rero mbwira, niki cyabaye? Ndati ngahicara nkubwire. Nyine reka nkubwire. Byatangiye ubwo wowe wemeraga kujya mu murenge na Nimrod. Lucas ati njyewe Lucas nagiye mu murenge ze? Hako noneho utangiye no guhimba inkuru. Njyewe nagiye mu murenge? Njyewe Lucas mwene ka mbivuge se ndirahire izina rya data atakirihora, nigirahire nangwa mbyihorere. Rahire ati byo si ngombwa. Ati gusa byatangiye wemera kujya mu murenge gusezerana na Nimrod. Lucas ati ntabwo ndi kubyumva ariko komeza umbwire. Hanyuma se twarasezeranye? Ndati ariko se waritse kurashenga? Ndati nyine banza umbwire njyewe na Nimrod twarasezeranye. Nose ubwo nari nasaze se? Raila ati nanjye ntabwo nzi ibyo ari byaguteye. Ibaze ko icyo gihe Kimari we Jinta yaguhamagaraga kuvugisha ukamubwira ko utamuzi, yewe yaje no ku murenge asaba yuko mwabonana ngo wowe ubwawe umwemerere ko ugiye kubana na Nimrod, areke gukomeza guta igihe. No kwizera ko ukiri umugabo we, ariko ukimukubita amaso wamubwiye ko utamuzi. Yewe unamubwira ko ari n'ubwa mbere umubonye. Icyo gihe rega nanjye nari mpebereye. Lucas ati njyewe Lucas naratinyutse mbwira umugore wanjye ko namuzi. Mva se sister, urimo urakina drama hano, uri kunyinira ikinamico ariko? Ndati muvande, urumva ndi hano kugira ngo nkinane nawe tukubwiza ukuri. Nyuma yaho njye naragukurikiye, ntangira kuguhata ibibazo, utangira no kumbaza ngo gute Gad ataje mu murenge wawe. Lucas ati Gad wapfuye se? Ntuzi yari kuwuzamo gute kandi atakiriho? Ndati nanjye rega simbizi, ntabwo nzi ibintu byari byaguteye, sinzi ngo byari byakugendekeye gute. Niho hantu nahereye mbona yuko ibintu byakomeye. Lucas atari ko buretse, banza umbwire njye na Nimrod twarasezeranye, ubu ni umugore wanjye. Ibindi byose nushaka kubyihorere, ariko umbwire njye nawe twarasezeranye. Akiri aho ngaho Nimrod niwe wisubiriza akamubwira ati cyane njye nawe turi umugore n'umugabo. Akaza amwigira
nabura ngo amukoreho ndahera kakamwiyama akanamwiyaga ndatse kandi be ubaye iki ko mbona uri kumpunga Lucas ati ngewe winankoraho ko ndakubwije ukuri ko njyewe nawe nta hazaza dufitanye nyuma y'uko mbonye umugore wanjye basi nabura wampaye amahoro wampaye agahenge sibyo wowe kagira imana we imurati biramucanga tangira kwibaza ese yaba yongeye kuba Lucas uzi buri kimwe asa n'utujemo gato ngo abanze yiga ikibuga neza arayira araturika agaseka akavuga ati se ko wambwiraga ko uyu ari umugabo wawe ngaho ngero se wikore nk'ibyo wikoraga ejo bundi yongera ubyikorera ndahera akabwira musaza we akamubwira ati rata Lucas ntimwigeze musezerana kuko byaje kugaragara ko wowe ndagenda mukiri umugore n'umugabo Muse hari ubwo wigeze ujya kumwikuzaho hari ubwo wigeze ujya gutanga ripoti y'uko atakiriho ibyo byose nta muntu wigeze ubyirukamo ni wowe ubwawe wagombaga kujya kumwiyandukuzaho ukavuga yuko yapfuye ibyo byose rero nta muntu wigeze n'uyu n'umwe ubikora rero aracyari umugore wawe Lucas ahera akamwenyura akishima akavuga ati yes ndumva nishimye ese burya ndacyari n'umugabo we mu mategeko muri leta biracyazwi barabizi neza ko ari umugore wanjye nubwo twanyuze muri byinshi ariko njye nawe turacyari umwe ayira arabireba akishima ni murati we umushihu wabaye wose ahera akikubita akagenda rayira mu gitwenge cyinshi ati wamaze di tinama nakugira ubwo ugenda upakinga utwawe twose wigendere nyir'urugo yaje ndetse n'umugore warahari bakiraho abaganga bahera ko bakaza bakababwira ko noneho bakinjira bakajya kuvugana na Jinta Lucas ati yakangutse abandi ati yego Lucas yinjira afite ubwuzu bwinshi agahera kagahobera Jinta akireba Lucas atangira kurira akabaza Layira akabwira ati Layira mbwiza ukuri ntabwo naba ndimo ndabonekerwa nkaba ndi kubona ibidahari Lucas ati nta mpamvu yuko agusubiza reka bari njye ugusubiza ndahari ndi iruhande rwawe ndatari ko nigeze kwakira inkuru mbi yuko wapfuye Lucas aseka ndetse anatebya ati se gute napfa nsize umugore wanjye mwiza w'igikundiro nkawe njyewe sinzigera ngusiga nagombaga kubaho nkahaba ku bwawe naragusezeranyije kandi kuko nagusezeranyije nagombaga kurinda isezerano Jinta arishima mu mutima agatangira kuvuga ati mana bwa nyuma na nyuma uranyiyeretse bwa nyuma na nyuma mbonye ukuboko kwawe bwa nyuma na nyuma kuko nkuko nagusabye kunyiyereka mbashije kubona ugukora kwawe wakoze cyane nubwo nibi bitararangira ariko nubwo Jinta bari aho kwa muganga yakangutse n'ubundi ukuboko kwe kumwe kuba kuriho amapingu ugasareba kavuga ati kandi si ibintu bike ko mbona ariho ipingu ndatari ko suyobewe ko yafunzwe
atari ko kugeza n'ubu sinzi ibyo ari byo. Yafunzwe ate se kandi? Raila terega ntabwo nari gasoje kuguhereza story. Ibintu byose sinari nagasoje kubikubwira. Ndati none byagenze bite? Nyine mbwira. Kuki yaba yarafunzwe? Ndaterega nyuma yo kuva mu murenge nagerageje kujya nzana amafoto yawe kuko wari waribagiwe buri kimwe. Umuntu wenyine wibukaga n'umuryango wawe ndetse na Nimrod. Abandi bose nta muntu n'uyu n'umwe wibukaga. Byo muri kampani byo sinabimenya kuko nta munsi n'uyu n'umwe wigeze ujyayo. Ariko ibintu byose biri ku murongo. Nakoze uko nshoboye ndabikurikirana bigenda neza. Ahubwo se bro, uzi ikintu cyakurikiye uwo munsi? Ndatoyerega ntabwo mbizi. Nyine waguye igihumure tukozana hano kwa muganga. Sinzi umugizi wa nabi waguteye umuti. Ibyuma bitangira kuvuga cyane bisa naho ubuzima bwawe buri mu kaga. Njyewe sinari mbari ariko story yose Jenta yarayimbwiye kuko niwe wari ukuriho. Njye nari natashye kuruhuka. Gusa nyuma y'uko bamutwaye, mbere y'uko agenda yasabye umwe mu bapolisi y'uko yamamagara akamenyesha. Nuko nabimenye. Nyuma y'uko bigaragaye ko hari umuti baguteye, Nimrod na mama bashinje Jenta y'uko ari we waguteye uwo muti ndetse banamurebaga. Nuko Jenta yafunzwe. Ndati wait, Jenta na mama ntabwo ndi kubyumva. Nako Nimrod na mama nari ngotswe mukunda. Nimrod nzi na mama wanjye nibo bashinje Jenta y'uko yanteye umuti arafungwa. Kuko ibi bintu ntabwo bisobanutse pe. Ndumva harabaye ibintu byinshi. So yafunzwe azire ko yanteye umuti. Ndati yego, rero agomba kuzakurikiranwa mu nkiko. Ntukasate ibi ntabwo natuma biba. Ntabwo natuma bibaho pe. Ubwo si iyo nkuru yazavugwa he? Oya we. Ibaze iyi nkuru ibitangazamakuru bitangiye kuyandika ngo umugabo washatse, ngo umugore washatse kwicira umugabo we. Haga ibintu natuma bibaho. Nubwo natanga ibyo ntunze byose ariko ngakipinga izina ry'umugore wanjye. Ntukasahira kagasohoka. Jenta ati none se be ugiye? Ntukasati wait, ndagaruka mu kanya. Ahera kakerekeza kuri polisi kajya kwiganira na fande. Agera akamusobanurira ibintu byose ndetse akanamubwira ko ariwe wari uri mu bitaro bagomba guhanagura icyaha kuri Jenta. Polisi nta kindi kintu akora, ahera ko agasa n'ujyanye nawe kugira ngo kuko verifying banemeze ko ari we, bitaza kuba ari ibindi bindi. Baragenzura koko bagasanga Lucas ni muzima. Binjira mu cyumba Jenta barwariyemo bakamukuraho amapingu bagahera ko bakigendera. Jenta akaba umwere atyo.
byose ni Murat na mama Lucas baba bireba, ariko aho bari umujinya ukabica, umushiha ukaba wose. Bahera ko bavuga ati biturangiriyeho n'ubundi umupangu wacu uradupfubanye. Ariko mama Lucas ahera ko akabwira ni Murat, akabwira ati mwana wanjye ntabwo turatsindwa. Icyo gukora ndakizi, cyereka natagaruka mu rugo ngo nanjye mbe ndurimo, kabone niyo naba ntarurimo njye nawe tuzafatikanya ndebe ibyari byo. Ahari wenda twanamwambura ubuzima akava kuri iyi si kugira ngo ukunde ubane n'umuhungu wanjye. Bakiri muri ibyo babona Layla ndetse na Lucas basa n'abasohotse, Jenta agasigaramo imbere wenyine. Ni Murat ahera kakabwira nyirabukwe kabwa atari ko bundi ko basohotse nta kuntu twakinjira tukaba twamwinigira tukamwica. Basa n'abinjiye bagahuza umugambi bagacirana amasiri, binjira babaza Jenta ati Layla na Lucas bagiye. Ndati bagiye ku isoko gushaka imbuto, bashobora gutinda nangwa se nibatinde. Gusa nanone Lucas wagiye kunyura mu rugo arebe ko yanzanira indi myenda ndetse nawe abanze yoge. Abandi barabyumva ko bishobora kuza gutwara iminota myinshi kugira ngo baze kuba bagarutse. Baracunga kugira ngo ureko nta muntu bareba, bagatangira gufunga amarido. Jenta arabireba kikanga kavuga ati mugiye muri gukora ibiki. Bahera ko bagafunga n'umuryango, ndarabanza akareba kamera akayijya munsi, ari we ni Murat akayihindukiza kareba ku ruhande. Mama Lucas atangira gutuka Jenta amubwira ati niko wakibiwe, nari nzi ko wapfuye, nari nzi ko utazagaruka, none uragarutse uje kuvanga umunezero w'abana banjye. Ntabwo ukwiye kubaho ahubwo ukwiye gupfa. Ndati se kandi ngo nzi iki, umunezero w'abana bawe ni wowe. Ndati iyo utagaruka Lucas ntabwo aba ari kwanga ni Murat, ariko rero ugihari ntabwo Lucas ashobora gukunda ni Murat, niyo mpamvu ugomba gupfa. Bahera ko bagafata umusego uba uri hafi aho bakawumushyira ku mutwe, bombi ari babiri. Uko bamunigisha umusego bamuheza umwuka, Mama Lucas aba ari gutongana avuga ati wakibiwe, nari nzi ko nakwishe, nari nzi ko nakwambuye ubuzima, nari nzi yuko utakiriho, yewe nari nzi ko ibyawe byarangiye. Ubundi wagarutse ute? Wagarutse ute washyanuwe? Baramuniga, Jenta agatangira kumera nk'uri kurohama agahera umwuka. Agerageza kubarwanya ariko kuko ari babiri bakamurusha imbaraga. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha.
ese aho Jenta kuri iyi nshuro araza kurokoka nangwa arahasiga ubuzima. Lucas na Layla bakabaye batabara, bagiye kandi baramara umwanya munini. Ese ninde watabara? Nuwuhe mutabazi wahinguka? Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.